Bahinzi borozi mukurikiye ATV aka kanya mbahaye ikaze mu kiganiro ku buhinzi bw'ibigori butanga umusaruro mwiza kandi urumbutse. Turarebera hamwe iby'ingenzi umuhinzi agomba kwitaho mbere yo gutangira gukora ubuhinzi bw'ibigori. Turabagezaho kandi amasomo n'inama twabakusanyirije dufatanije n'impuguke zitandukanye zifite ubunararibonye muri ubu buhinzi bw'ibigori. Gendi Elias Hakizimana, abasanzwe mukurikira ATV mukunze kunyumva rimwe na rimwe ndi njyenyene mu kiganiro, ubundi nkaba ndi kumwe na Alice Dusabimana turi live. Uyu munsi rero nanone sindi njyenyene, ndi kumwe na mugenzi wanjye Alex, nawe yabasuhuza maze tukinikiza. Alex, uri kuyumva ute? Meze neza ndashima Imana. Suhuza rero abadukurikiye kuri ATV, witse mbagezaho ibikubiye mu gaseke gapfundikiye ku makuru y'ingenzi umuhinzi w'ibigori agomba kwitaho, nyuma uraza kunkorera mu ngata. Nitwa Alex, nkuko mugenzi wanjye Elias abikomojeho, umwuga n'umwe gitangaza makuru. Ndabishimiye nanjye bakunzi ba ATV, kandi turi kumwe muri iki kiganiro, mudutize amatwi yombi ndetse n'amaso yombi. Ntabwo turi bubuze kubatindira, muraza kumenya byinshi ku bibazo mwajyaga mwibaza ku bijyanye n'ubuhinzi bw'ibigori butanga umusaruro mwiza urumbutse. Wowe wari waraheranye umushinga wawe mu bitekerezo wo kuba wahinga ibigori kinyamwuga bikakubyarira inyungu, ntucikwe n'iki kiganiro, kandi ukikireba hita ukanda ako kazogera ka subscribe, hanyuma ubashe gukurikirana ibindi biganiro biraje byinshi kandi bifite inyigisho nyinshi zitandukanye. Reka twanzike mbabwira bimwe mu by'ingenzi umuhinzi w'ibigori agomba kwitaho mu gihe ashaka kubihinga yiteze kubona umusaruro mwiza kandi urumbutse. Ikintu cya mbere muhinzi ugomba kwitaho ni uguhitamo neza ubutaka ugiye guhingamo ibigori byawe. Ndakwibutsa ko ibigori bigomba guhingwa mu butaka cyangwa se ahantu hafite ubutumburuke buri hagati ya metero 900 na metero 3000. Ugomba kandi kubanza kureba ko ufite ifumbire mborera ihagije kandi iboze neza. Mu myiteguro yawe kandi banza uhitemo imbuto nziza ugomba gutera muri bwa butaka bwawe, ukamenya ko niba imbuto ugiye gutera izishimira bwa butaka bw'aho hantu wahisemo. Reba kandi niba ubwo butaka ugiye guhingamo imbuto y'ibigori butaragundutse. Ni byiza kandi kunyuranya ibihingwa mu butaka, ntuhore uhingamo ibigori gusa, ahubwo jya unyuzamo uhingemo ikindi gihingwa nyuma yo gusarura ibigori. Impuguke zitanga inama yo guhinga ibigori mu murima wasaruwemo ibinyamisogwe. Ni byiza ko umuhinzi akurikirana umurima we akamenya igihe cyo kwicira ibigori. Kubisura kenshi bizatuma umenya ko ibyonnyi byajemo, bityo ubirwanye hakiri. Elias, reka twibutse abakurikiye iki kiganiro ko ibigori bihingwa mu gihembwe cyitezwemo kugwamo imvura nyinshi, cyangwa bigahingwa ahantu hakunze kugwa imvura nyinshi. Muri iki kiganiro turaza kugaruka ku bihe by'imvura mu Rwanda, ndetse tunabisanishe n'ibihembwe by'ihinga ku mbuto y'ibigori hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ryari ugomba gufumbira, kubagara, kuhira no gutera umuti? Mu gihe cy'itera hakoreshwa ifumbire y'imborera n'imvaruganda ya NPK. Ibigori biterwa hakurikijwe intera ya santimetero 75 cyangwa 80 kuri santimetero 50, hagacukurwa akobo ka santimetero 10. Muri ako kobo ubanzamo ikiganza cyuzuye ifumbire y'imborera. Ku ifumbire nziza zikoreshwa umuhinzi atera ibigori, ndagushishikariza gukoresha DAP 18:4-60 ivanze na ire 46-02 cyangwa NPK 17-17 cyangwa Siriyazi 23-10-5 iri kumwe na magnesium 2 na sulfate 3 kongeraho na zinc ingana na 0.3. Ku ifumbire mborera ikoreshwa mu gihe cyo gutera ibigori, ni byiza ko umuhinzi akoresha imborera iboze neza. Izi ni inama ndetse n'impuguro twabakusanyirije muri iki kiganiro. Ushobora kwibaza uti nzakoresha ifumbire ingana iki mu gutera ibigori? Ikigero cy'ifumbire mvaruganda uzateresha ibigori byawe
kizagenwa n'ubwoko bw'imbuto y'ibigori wateye n'uburyo wazivanze. Akenshi hakoreshwa ifumbire mvaruganda iri hagati y'ibiro 200 n'ibiro 300 kuri hegitari. Ku ifumbire mborera, umuhinzi agirwa inama yo guteresha toni 10 kuri hegitari y'ifumbire iboze neza. Shyira amashyi 2 y'ifumbire mborera muri ka kobo ka santimetero 10 ugeze nibura kuri santimetero 5. Reka dukomeze ikiganiro na Elias abagezaho izindi ngingo. Urakoze cyane Alexis. Reka nibwirire umuhinzi wajyaga yibaza ati nzatera imbuto ingana iki kuri hegitari imwe. Muhinzi ukurikiye ATV ushobora kwibaza uti nzatera imbuto ingana iki kuri hegitari imwe y'ubutaka. Igisubizo ngiki, ntuzarenze ibiro 25 kuri hegitari imwe y'ubutaka cyangwa se 0.5 kuri are imwe. Tugeze mu gihe cy'ibagara, umuhinzi uribaza uti nzabagara ryari. Nkwibutse ko ibigori bibagarwa nyuma y'iminsi 21 bimeze. Turakomeza kandi nkwibutsa uko batera umuti mu bigori. Gutera umuti mu bigori bijyana no gushyira mu bikorwa uburyo bukomatanyije bwo kurwanya ibyonnyi mu murima, ibyitwa nanone integrated pest management mu rurimi rw'icyongereza. Aho umuhinzi abanza kumenya icyonnyi gikunze kwibasira igihingwa cy'ibigori. Kugeza ubu nkongwa nicyo cyonnyi cya mbere kizwi gikunze kwibasira ibigori. Ndakwibutsa ko icyo uzakora ukimara kubona nkongwa mu murima w'ibigori byawe, yitore n'intoki kandi ukomeze kugenzura niba nta zindi nkongwa zirimo. Nyuma ubu buryo bwo kuzitora n'intoki nubona bwanga nkongwa igakomeza kwigira akarakajyahe mu bigori byawe, uzatera imiti yagenewe kwica udukoko mu murima. Umuti uterwa mu bigori igihe cyose umuhinzi yabonye ko uburyo bwo kurwanya ibyonnyi akoresheje intoki bwanze. Reka tugaruke ku mvano y'ibihombo n'uburyo bwo kubikumira. Muhinzi menya ko ibihombo bishobora guturuka mbere na mbere ku bikorwa wagombaga gukora ntubikore. Aha ni nk'igihe utahisemo ubutaka bukwiye imbuto ushaka gutera, mu gihe utatoranije cyangwa utahisemo neza imbuto ikwiye, mu gihe habayeho ihindagurika ry'ikirere, mu gihe utafumbiye neza, mu gihe utarwanije ibyonnyi uko bikwiye, cyangwa se mu gihe uhuye n'ibindi biza utari witeguye. Iki gihe byanze bikunze uzagwa mu bihombo. Kurwanya rero cyangwa gukumira ibi bihombo, impuguke mu by'ubuhinzi n'ubworozi zirakugira inama yo gukoresha uburyo bwa B8 Based Agriculture Techniques cyangwa se Based Agriculture Practices. Ubu bukaba ari uburyo bwo gukurikiza amabwiriza agenga ubuhinzi bukozwe neza twavuze haruguru, burimo gutoranya imbuto nziza, umurima mwiza, kurwanya ibyonnyi neza ndetse no kwita ku gihembwe cy'ihinga ry'ibigori. Reka kandi mbibutse ibihe by'ihinga abandi mukunze kwita sezo, ariko hano kwibanda ku gihingwa cy'ibigori. Wowe udukurikiye hano kuri ATV, ndagira ngo nkwibutse ko ibigori mu Rwanda bihingwa mu bihe bibiri gusa, kuko uburyo bwo kuhira butaratera intambwe ndende mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange, aho ubuhinzi bugihanze amaso imvura. Menya kandi ko igihingwa kiba gishaka amazi kurusha uko gishaka imvura, kuko imvura igira igihe ikagwa igacika, ariko igihingwa mu butaka buri gihe kizahora gikeneye amazi. Ibigori rero bihingwa mu gihembwe cya mbere cy'ihinga A n'icya kabiri B, cyangwa se sezo A na sezo B mu ndimi z'amahanga. Ibi ni ukubera iki? Ni uko ibihembwe by'ihinga byombi ari byo A na B ari byo bigira imvura. Ibigori uzasanga kenshi byera cyane muri sezo B kurusha sezo A. Ibi kandi ni ukubera ko sezo B ari igira imvura nyinshi ugereranije na sezo A, gusa bitabujije ko no muri sezo A ibigori byera. Igihembwe cy'ihinga A gitangira mu kwezi kwa Nzeri kikarangira muri Gashyantare cyangwa mu mpera za Mutarama, naho igihembwe cy'ihinga B kigatangira muri Gashyantare mu matariki 20, aho kizarangira muri Kamena cyangwa mu ntangiriro za Nyakanga. Mu gihembwe cy'ihinga A imvura y'Ukwakira n'Ugushyingo niyo ikunze gufasha abahinzi, mu gihe muri sezo B cyangwa igihembwe cy'ihinga B hifashishwa cyane imvura ya Werurwe n'iy'Amata, kuko ariyo mezi y'imvura ari muri iki gihembwe. Muhinzi mworozi wibazaga iki kibazo, ndakumenyesha ko mu Rwanda uyu munsi ari imbuto nyinshi z'ibigori ariko ziterwa hakurikijwe ubutaka nk'uko twabibonye haruguru. Ku mwanya wa mbere mu mbuto nziza hari nk'imbuto nziza yitwa Rahama 14 ikunze kwera mu misozi migufi n'imisozi iciriritse. Ni ukuvuga imisozi iri hagati ya metero 900 na metero 1800 z'ubutumburuke. Ku mwanya wa kabiri haza imbuto y'ibigori yitwa Rahama 1402 nayo ikunze kwera cyane mu misozi migufi n'imisozi iciriritse. Ku mwanya wa gatatu haza imbuto yitwa Rahama 1407 yera mu misozi migufi n'imisozi iciriritse. Ku mwanya wa kane haza imbuto yitwa Rahama 1409. Iyi mbuto nayo yera mu misozi migufi n'imisozi iciriritse.
Imbuto iza ku mwanya wa gatanu yitwa Rahama 15-20. Iyi yo ikaba ikunda kwera mu misozi miremire, cyane cyane mu bice by'ibirunga hakunze kugwa imvura nyinshi cyane, igahingwa ku butumburuke bwa metero 1700 kugeza kuri metero 2600. Izi mbuto eshanu mbabwiye haruguru nizo zikunze kwiganza, ariko hari n'izindi zigera kuri 20 nazo zera mu butaka bwo mu Rwanda, nk'uko impuguke zadufashije kubakusanyiriza aya makuru zibihamya. Reka tubagezeho imbuto zemewe mu Rwanda ndetse n'itandukaniro n'imbuto gakondo z'ibigori twari tuzi kera. Muhinzi uduteze yombi, ndagira ngo nkubwire ko kugeza ubu mu Rwanda imbuto z'ibigori zemewe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB, nk'uko ubushakashatsi bwabigaragaje. Herekanwa imbuto y'ibigori zari mu Rwanda kugeza mu mpera z'umwaka wa 2024. Mu Rwanda hari imbuto zigera kuri 20 z'ama hybrids. Birashoboka ko uko iterambere ry'ubuhinzi rigenda rirushaho gutera intambwe, hari n'izindi zizakorwa. Ndakumenyesha kandi ko izi mbuto zose zituburirwa mu Rwanda. Nubwo ibigori gakondo byari bizwiho kugira uburyohe bw'umwimerere, impuguke zivuga ko kuba mu Rwanda hatakibarizwa imbuto gakondo z'ibigori byateye ingaruka nziza, ngo kuko byatumye umusaruro w'ibigori wiyongera ku rwego rushimishije. Ibyonnyi n'uburyo bwo kubirwanya. Tugiye kurebera hamwe ibyonnyi byibasira igihingwa cy'ibigori ndetse n'uburyo bwo kubirwanya. Reka duhere ku moko atandukanye kugeza ubu ashobora kwibasira umurima wawe w'ibigori, kwigeze gukomoza kuri nkongwa cyangwa se fall armyworm mu rurimi rw'amahanga, nk'icyonnyi cya mbere cyibasira ibigori. Reka tunavuge kuri kirabiranya ikunze kumisha amababi y'ibigori akaba umuhondo ikigori kikiri gito, ingenge z'amabara cyangwa se mosaic strike virus n'indi ndwara yibasira ibigori, aho mu kibabi hazamo utubara tw'umuhondo n'utw'icyatsi kibisi hamwe n'amabara agiye azamuye andi amanuye, ubona ko ikibabi cyagiye gihindagura amabara. Izi ndwara zose zikaba ziterwa n'amavirus. Indi ni iyitwa Triticum leaf blight cyangwa se uguhunguka kw'amababi mu rurimi rw'Ikinyarwanda, aho ikigori gitangira kugenda cyuma, ariko cyuma igice kimwe cyangwa se kikagenda cyuma ku mpande, ugasanga cyafashwemo hagati cyumye, cyangwa ugasanga ikibabi hamwe kiratoshye ahandi cyumye. Indi ndwara yibasira ibigori ni ukubora k'uruti rw'ikigori cyangwa stalk root. Uburyo bwo kurwanya ibyonnyi ni bwinshi. Icya mbere ni uguhitamo imbuto yihanganira indwara, ubundi ugakora ibyo ugomba gukora neza. Ikindi ukwiye gukora ukibona igihingwa cyarwaye cyane cyane indwara z'amavirusi, ni byiza kukirandura kuko indwara z'amavirusi zandura. Ikindi ukwiye gukora ni ugusura umurima wawe wari watangiye kwinjirirwa na nkongwa ukazitora, hanyuma gutera umuti bukaba ari ubwo buryo bwa nyuma bushoboka bwo kurwanya indwara mu bigori. Uburyo bwo kurwanya indwara zibasira ibigori ni bwinshi, nko guhinga imbuto ifite icyemezo cy'ubuziranenge, gusimburanya ibigori n'ibindi bihingwa cyane cyane ibinyamisogwe, guhingira ku gihe, kurandura ibyanduye, kwirinda gutwara ibigori cyangwa ibikomoka ku bigori byasaruwe mu murima wagaragaje uburwayi, kuko imirima nayo yanduzanya. Gufata neza umusaruro. Umuhinzi ni byiza buri gihe gusarura ibigori byawe neza. Ikigori cyeze neza uzakibwirwa nuko cyumye, ubundi kikagwa kireba inyuma. Nubona ibigori byawe byose byumye kandi bikagwa bireba inyuma, icyo gihe uzamenye ko byeze neza usarure. Ita ku buryo bwiza bwo kwanika umusaruro. Kenshi mu Rwanda abahinzi banika mu mahangari, aho bubaka ikizu hasi bagasana bahafunga cyangwa bakahahoma, ariko hejuru ugasanga kirarangaye. Bagashyiraho ibiti bakagenda babikokora bagasharikaho ibigori. Ibigori bigomba kuma bikagera munsi ya 16 cyangwa 14 by'ikigero cy'ubuhehere, hanyuma bakabihungura. Iyo umaze kubihungura wongera kubyanika bikuma bifite 13% by'ikigero cy'ubuhehere. Guhungura ibigori, bamwe mu bahinzi bahunguza imashini zabugenewe, mu gihe nta mikoro yo kuba wabona imashini ihungura. Irinda kubikubitira mu mufuka kuko byangiza inete. Uhungurishe intoki neza nubwo bitwara umwanya n'ingufu nyinshi. Nyuma yo guhungura ibigori byawe, gosora ubitoranyemo injonjori n'imyanda, ubundi ubihunike mu buryo bwabugenewe. Wowe udukurikiye kuri ATV ushobora kwibaza uti ibigori bihunikwa bite? Ibigori bihunikwa mu buryo bwitondewe hitaga ku bintu by'ingenzi bikurikira birimo guhitamo aho guhunika. Aho guhunika hagomba kuba hatanyagirwa ngo hareke amazi, kuba hatari ubuhehere bwinshi cyangwa se imidite mu rurimi rw'Igifaransa, hashobora kwinjiza umwuka. Hagomba kuba kandi hatari ibyonnyi nk'imbeba, imiswa n'ibindi.
Aho guhunika hagomba gukorerwa amasuku hakanaterwa imiti. Uhunika agomba guhitamo uburyo bwo gupanga imifuka. Agomba kandi gusukura ibigori no kureba niba byumye neza, bifite ubuhehere bwa 13% mu gihe byasaruwe bifite ubuhehere buri hagati ya 16 na 14%. Kumenya ikigero cy'ubuhehere usanga kenshi abahinzi bo mu Rwanda bakoresha iryinyo, ku buryo bakurikije uko kimeneka n'imbaraga bitwara iryinyo kukimena bashobora kumenya niba ikigori cyumye cyangwa kitumye. Iyo ikigori kitaruma ugashyiraho iryinyo kirahombana. Ikindi umuhinzi agomba kwitaho mu gihe cyo guhunika ibigori, agomba gusukura imifuka no gutandukanya ubuhunikiro cyangwa stock. Tandukanya imifuka y'ibigori bimaze igihe mu buhunikiro n'ibishya bihunitswe vuba. Ugomba kutarambika imifuka hasi hagakoreshwa imbaho cyangwa amabuye. Turebere hamwe ibintu by'ingenzi bigira uruhare mu kwangirika k'umusaruro w'ibigori. Ibintu by'ingenzi bigira uruhare mu kwangirika k'umusaruro w'ibigori ni ibi bikurikira: kuba ibigori bitumye neza igihe cyo kubihunika, kuba ahahunikwa hari ubuhehere bwinshi cyangwa se ubushyuhe bwinshi, uburyo bapanzemo imifuka, isuku nke mu buhunikiro, kudahungira imyaka ku gihe, indwara y'uruhumbu cyangwa aflatoxin ishobora guterwa n'ubuhehere butateganijwe bushobora kwinjira mu kigori, bushobora guhera mu murima mu gihe ikigori cyeze hategerejwe ko cyuma, nka nyuma yo kugwa kw'imvura nyinshi ishobora gusanga ikigori mu murima. Icyitonderwa umuhinzi akwiye kwitaho ni ukureba ko ibi byose twavuze haruguru yabyitayeho, cyane cyane gucunganwa n'ubuhehere bw'ibigori nyuma yo gusarura. Kimwe n'ibindi bihingwa, ibigori bishobora kugusha umuhinzi mu gihombo igihe ihindagurika ry'ibihe, cyane cyane imvura nyinshi ishobora gutuma umuhinzi abura uko yanika, bikaba byateza indwara zirimo uruhumbu cyangwa se aflatoxin. Muhinzi mworozi ukurikiye iki kiganiro, ndakwibutsa ko iyo wahisemo imbuto nziza ugahitamo ahantu heza ho kuyihinga, ugahingira ku gihe, ukubahiriza amabwiriza uhabwa n'abajyanama b'ubuhinzi, ushobora kugira umusaruro mwiza w'ibigori uri hagati ya toni 3 na toni 4 kuri hegitari. Mbere yo gusoza iki cyegeranyo twabagezagaho ku buhinzi bw'ibigori bitanga umusaruro, reka tubibutse uturere duhinga tukaneza ibigori byinshi hano mu Rwanda. Ibigori bihingwa mu turere dufite ubutaka butunganye bwatoranijwe bitewe n'imbuto kandi bwera. Uturere nka Nyagatare, Gatsibo, Kayonza, Rwamagana, Musanze ndetse na Burera tuzwiho guhinga no kweza ibigori ku bwinshi. Amakuru dukesha ikigega cy'igihugu cy'ibigori agaragaza uko umusaruro w'ibigori wagiye uhindagurika kuva mu gihembwe cy'ihinga cya 2023A, aho mu ntara y'Iburasirazuba hahinzwe ibigori ku buso bwa hegitari zirenga 130, haboneka umusaruro wa toni 526 n'ibihumbi 426 zirenga. Bisobanuye ko kuri hegitari imwe habonetseho toni byibura 3.9. Akarere ka Gatsibo na Nyagatare nitwo twejeje umusaruro mwinshi, kuko kuri hegitari habonetse toni ziri hejuru ya toni 1.5. Ku rundi ruhande, uturere twa Kayonza na Ngoma twabonye umusaruro uri munsi ya toni 4 kuri hegitari. Ukurikije umusaruro w'ibigori wabonetse muri icyo gihe, intara y'Iburasirazuba yari yihariye 70% by'umusaruro wose w'ibigori mu gihugu, ndetse akarere ka Nyagatare kakaza imbere n'umusaruro mwinshi wa toni 119,075. Ngibyo ibyari bikubiye mu gaseke tubapfunduriye muri iki cyegeranyo. Kanda subscribe unaduha ibitekerezo mu kurushaho kubagezaho ibiganiro binoze. Sangiza abandi iki kiganiro. Nkwifurije ibihe byiza.